Shalom, amahoro arutaye umuntu yamenya, nakomeza ganze imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ni mwene so Senga basuhuza. Nongeye kubaha ikaze mu nyigisho yacu ya nyuma, aho turimo tuganira ku bihinyuza abo turibo mu buryo bwuzuye muri Kristo Yesu. Twari tumaze iminsi tuganira kuri identite yacu, no kuvuga abo turibo, abo twagizwe n'Imana kubera umurimo Kristo Yesu yakoze wo kuducungura no kudukiza ku musaraba. Twaganiriye kuri identite zacu nk'uko ijambo ry'Imana rizitwereka, kuko abenshi twagarukiye gusa mu kuvuga ko turi abana b'Imana. Nibyo, iyo ni identite biologique cyangwa se abo turibo ubirebeye mu ivuko, ndetse n'igihugu cyacu ni mu ijuru nta kabuza. Ariko mwiranga muntu y'umuntu ntabwo habamo gusa ivuko rye cyangwa se ababyeyi be, n'igihugu cye habamo n'umurimo we ndetse na statut social, no kuvuga niba yarubatse cyangwa se akiri ingaragu. Niyo mpamvu no mu ijambo ry'Imana twabonye yuko Imana itatwita abana bayo gusa, ahubwo kubera ko Kristo Yesu ari umwami, turi n'imbata z'umwami. Twabonye ko turi n'abasirikare bo kurwanira igihugu cyacu, cyane cyane turwanira icyubahiro cy'umwami w'abami ari we Kristo Yesu. Tureba icyo cyubahiro aho Imana igikura. Imana ihabwa icyubahiro iyo twebwe tudatsindwa cyangwa se ngo ingingo zacu zihinduke intwaro zo gukora iby'Imana yanga, ahubwo ingingo zacu zigahinduka ingingo zo gukora ibyo Kristo ashaka, cyangwa se ingingo zo gukiranuka. Ibyo twarabirebye. Uyu munsi rero turaza gusoza turebera hamwe nanone ibiduhinyuza. Ibiduhinyuza ni ukuvuga iki? Ni ibirwanya mu cyongereza cy'ikinyarwanda, ibiduchallenginga cyangwa se ibitubuza kuba ab'Imana yatugeneye kuba bo, ngo twe kugendera muri uwo mudendezo. Ibyo rero bishingiye ku kutamenya cyangwa se ibinyoma Satani agenda akubaka mu ntekerezo zacu, bigatuma duhusha cyangwa se ntitugende nk'uko Imana ishaka, tugendeye mu cy'Imana yatugeneye kuba cyo. Uyu munsi rero turasoza nanone tureba bimwe mu biduhinyuza bitubuza kuba umugeni mwiza wa Kristo Yesu, nk'abategereje umukwe twashyingiwe, twakwerewe amaraso y'umwana w'Imana. Reka mbahe ikaze, Imana ibahe umugisha. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirije mu ijuru rye. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirije mu ijuru rye. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzuba izina ryanjye nkitaba, ziko nzuba izina ryanjye nkitaba. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 niho hadusobanurira neza ibiduhinyuza kuruta ibindi byubatswe mu ntekerezo z'abizera. Umuntu akaba hatazi ko mu by'ukuri yahushije intego cyangwa se adahagaze neza nk'uko Imana ishaka. Aragira hati, icyampa mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko yanzuka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ariko intekerezo zanyu zayobywa, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu babwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye mumwihanganira mubikunze. Ariko nge kuki mutanyihanganira? Kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Dusimbuke ku murongo wa 12. Ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora, kugira ngo nkuru urwitwazo ku bashaka impamvu zo guhamya ko bameze nkatwe mu byo twirata. Bene data, bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira intumwa za Kristo,
kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Pawulo yandikiye Abakorinto asa n'ubahugura abereka ko afite impungenge ze si uko batigeze bizera umwami Yesu, oya, ahubwo ngo nuko Satani azayobya intekerezo zabo ngo barakareka gutungana kwa Kristo. Ibyo ngo yabigereranije n'uburyo Satani yayobeje intekerezo za Eva ngo bigatuma agwa akareka gutungana akava amategeko y'Imana. Eva yayobye azi ko agiye kubona icyiza gihebuje ibindi, nyamara aribwo agiye gupfa. Mwibuke uko Satani yayobeje Eva, yaramubwiye ati humura no gupfa ntimuzapfa, ahubwo muzaba nk'Imana. Kuva mu itangiriro Satani ntigeze ahindura uko akora, ibishuko bye biracyari bya bindi. Uko yashutse Adamu na Eva niko yagerageje gushuka Yesu. Ni nabyo Yohana yatubwiye mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2 uhereye ku murongo wa 16. Nta kindi ibishuko bya Satani bishingiye ku bintu bitatu. Icya mbere ni irari ry'umubiri, irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo. Niko yagerageje kugusha Yesu, niko yagushije Adamu na Eva, uretse ko Yesu we yanesheje. Icya mbere yabwiye Adamu na Eva yuko igiti amubwira, igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, yuko imbuto zacyo ari nziza kuko ari izo kwifuriza umuntu kuba nk'Imana. Icya kabiri nuko yumvaga yuko agiye kuba igitangaza, agiye kuba urenze uwo yarari we. Icya gatatu ni ugukunda icyubahiro. Rero tuzabiganira nk'uko nabibasezeranije ibi bishuko Satani yagerageje gushuka Yesu, tubyinjiremo turebe uburyo natwe ariko Satani agerageza kudushuka. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ikiri mu isi cyose ni irari ry'umubiri, ni irari ry'amaso ndetse no kwibona ku by'ubu buzima. Pawulo aravuga ngo ndatinya yuko yanzoka Satani azabayobesha uburyarya nk'uko yagenje Eva. Yamushutse amubwira ko ibyo areba akwiye guhindura uko abireba. Harimo icyiza n'icyo kumwifuriza kuba Imana, n'icyo kumuhindura kuba uwundi. Aravuga ngo ubwo buryarya rero buyobya intekerezo zacu bigatuma tega amatwi, bigatuma twebwe twakira undi mwuka. Yavuze ijambo rikomeye, tukabaho tuzi ko dufite Yesu ariko atari Yesu umwami n'umukiza, Yesu Kristo, ahubwo tukagira Yesu we yise ngo ni Yesu wundi. Iri jambo rirakomeye, ngiki gihinyuza, ngiki gishuko gikomeye, aho umuntu abaho atazi ko mu by'ukuri adafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ahubwo afite Yesu wundi. Icyerekana ko umuntu afite Yesu wundi, Pawulo yabisobanuye mu buryo bworoshye. Aravuga ngo icya mbere ngo nuko abantu bahindukirira ubundi butumwa. Icya kabiri ngo bakakira umwuka utari wa wundi bakiriye mbere. Nibyo bari barakiriye umwuka wera utuma batura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, kuko nkuko Paulo yabivuze mu Bakorinto n'ubundi ba mbere ibice 12 murongo wa 3, nta wakwatura ko Yesu Kristo ari umwami atabibwirijwe n'umwuka. Ariko kubera uburyarya bw'abigisha b'ibinyoma ngo baza bigize nk'intumwa za Kristo, ngo ariko mu by'ukuri batuzaniye ubundi butumwa, batuzaniye undi mwuka, batuzaniye undi Yesu. Twitondera aya magambo, ntabwo batuzanira Satani, oya, kuko bazanye Satani nta wamwakira, ahubwo bahinduraho gato batuzanira undi Yesu, ku buryo wibwira kwibyo uri kumva ari ibya Yesu ariko mu by'ukuri ari undi Yesu. Buhoro buhoro ukazasanga umwuka ukurimo atari umwuka w'Imana, waraguye rwose, warizeye ubundi butumwa, wabireba ukabona bisa neza n'ubutumwa bw'Imana ariko atari bwo. Reka tubisobanuza andi magambo. Pawulo yatanze ikindi kigereranyo nkuko twasomye, aravuga ngo nta gitangaje kuko na Satani ubwe ngo ajya yihindura nka marayika w'umucyo. Ni ukuvuga rero ngo n'intumwa za Satani iyo zije ntabwo ziza mu mwambaro wa Satani, oya, ziza nk'aho ari intumwa z'ukuri. Na Satani rero ngo ajya yigira nka marayika w'umucyo. Ndakwinginze nshuti yanjye, niba udakeneye kuzatungurwa ubwo umwami Yesu azaza aje gutwara be, wowe ukazasigara uzi ko mu by'ukuri wari umutegereje, ahubwo ugatungurwa nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo 25 uhereye ku murongo wa 1. Ni umugani Yesu yaciye yerekana abakobwa b'abapfapfa n'abandi bakobwa b'abanyabwenge, bose bari bategereje umukwe, ngo ariko batanu bo nta mavuta bari bafite. Mwibuke amavuta asobanurwa umwuka wera, nk'uko Yohana yabivuze mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2
asobanura ko amavuta ugusigwa twasizwe n'umwuka. Amavuta ni ikigereranyo cy'umwuka. Yesu rero aravuga ngo ubwo azabaje, nkuko twabivuze ni inkuru dusoma muri Matayo 25 uhereye ku murongo wa mbere. Bamwe bazaba bazi ko bamutegereje bakorwe n'isoni kuko bazasigara hanze, kuko muri bo bahinduye umwuka bari bafite, ntago bagifite amavuta. Aya mavuta yasobanuraga umwuka, ndavuga umwuka wera. Wihindura ubutumwa nshuti yanjye. Benshi bagiye bayobera mu nzira batazi ko bagenda bayobye, kuko ibyo bumva bisa naho ari iby'Imana ariko si iby'Imana. Twitondere ubutumwa twumva, twitondere umwuka twakira, kuko icyo nicyo cyonyine umwami Yesu ategerejemo abamutegereje nk'umukwe nabo ari abageni. Umva ikinyoma gikomeye cya Satani. Burya iyo tuvuze ngo umuntu ni umugeni ategereje kuzashyingirwa, icyo akwiye kwirinda kuruta ibindi cyamusenyera kigatuma urugo rwe rutabaho, nuko yahindukirira undi mugabo agatenguha umukwe we. Tubigaruye rero mu kigeranyo cya Bibiliya, ese icyo Bibiliya yita gusambana cyangwa se guhindukira undi mugabo ni iki? Ni ukwizera ubundi butumwa, ni ukwakira undi mwuka atari umwuka w'Imana. Gusa aho bigoreye wibuke, ntabwo ari umwuka wa Satani, ni umwuka usa n'uwigira umwuka w'Imana. Ikimenyimenyi rero nuko ikizakubwira uwo mwuka, nuko ijambo bakugaburira, nuko ibyo kurya bakugaburira si Yesu. Nkuko narabivuze, biragoye kumenya ko uhindukiriye undi Yesu kuko bireberwa mu butumwa. Icya kabiri ni umwuka, kuko umwuka akurikira ubutumwa. Iyo ubutumwa atari ukuri, n'umwuka aba atari ukuri burya. Rero bisa naho ari iby'Imana ariko si iby'Imana. Kugira ngo tubyumve, munyemerere twifashishe ijambo ryanditse muri Yesaya ibice 4 umurongo wa mbere. Hanyuma dusesengure, dusa n'abareba hagati, duse n'abemerera ijambo ry'Imana ritubere nka radiographe, no kuvuga duse nk'abagiye guca mu cyuma ngo turebe mu bitaboneka. Ubundi ijambo ry'Imana rigira imbaraga ngo ribangukira kurondora, rikagenzura ibyo umuntu agambirira akanibwira, ngo ritandukanye umwuka n'ubugingo, rikagera ubwo ritandukanye umusokoro n'amagufa. Twemere ijambo ry'Imana rero rirebe kure aho twebwe tutabasha kubona, turebe ngo ese koko turacyahagaze neza mu byo twizera. Yesaya rero ibice 4 hari amagambo avugwa nk'ikigereranyo n'umugani, ariko ryaduhishurira neza uburyo itorero rya Kristo muri iki gihe rikwiye kwireba no kwisuzuma. Yesaya ibice 4 umurongo wa mbere haragira hati, uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati, tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubuga rw'abantu. Uyu mugani wahinduye ubuzima bwanjye cyane cyane ku bijyanye no kuba umugeni wa Kristo Yesu. Ubundi iri jambo Yesaya yarivugaga Imana ihisezerano i Yerusalemu. Imana arimo ivuga ngo nzakiza umukobwa w'i Yerusalemu. Umukobwa yavugaga ni ikigereranyo. Mwibuke ku Isiraheli Imana yavugaga ngo ni umugeni wayishingiwe cyangwa se ni umugore w'isezerano. Ariko guhindukira ibigirwamana bikitwa gusambana cyangwa se guhindukira undi mugabo. Imana rero yari imitanga isezerano y'uko izakiza Yerusalemu cyangwa se abaturage b'i Yerusalemu. Imana rero yerekana uko umukobwa w'i Yerusalemu cyangwa abakobwa b'i Yerusalemu bameze. Ngo 7 bazagenda basanga umugabo umwe bamubwire ngo tuzishakira ibidutunga, kandi imyambaro tuzambara nayo ubwacu nitwe tuzayishakira, ariko abatuzengurutse n'abatubona bazajya batwitirira wowe kuri umugabo wacu. Mu yandi magambo, nta uzaduseka, bazaba bazi ko twashingiwe dufite umugabo w'isezerano, ariko twe turabizi yuko ibidutunga n'ibyo twambara atari ibyawe, nitwe tuzabyishakira. Ese ibi bivuze iki? Tubigarure mu butumwa bwiza. Mwibuke iyo tuvuze ibyo kurya, Yesu yarabitubwiye, adutungisha umutsima. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 6 umurongo wa 35 haragira hati, ninjye mutsima w'ubugingo, undya ntabwo azasonza na hato, ahubwo umutsima wanjye uzamuhindukira ubugingo. Ibi Yesu yabivuze abigereranya na mana, kuko abiseri bari bamubwiye ngo naho Mose we yahaye basogokuruza manu mu butayu, yayibahaga buri munsi, niyo yabatungaga. Yesu aravuga ati, umutsima uva mu ijuru gahaba ari mu isi ubugingo, ni njye mutsima, undya buri munsi azabaho.
umva rero, abakobwa b'i Yerusalemu aribo twageranya n'abitwa amatorero y'iki gihe, ibibatunga mu by'ukuri ntibabikura kuri Yesu, ntibabikura ku mugabo, bo barabyishakira. Igikuru ni uko bamwitirirwa. Ese ibi bivuze iki? Ngaho reba mu byo ubwirizwa, ese koko Yesu niwe ubwirizwa? Kuko ijambo rikwiye kugutunga nta kindi yakagombye kuba ari Kristo Yesu. Ubwo Satani yageragezaga Yesu nyuma y'iminsi 40 yiyirije ubusa, hindurira ibuye urihindura umutsima kuko urashonje, niba uri umwana w'Imana. Wibuke ntiyamubwiye ngo niba uri umwana w'umuntu, kuko umwana w'Imana uwavutse ubwa kabiri atungwa n'uwundi mutsima. Uwo mutsima si uwundi, ni Yesu Kristo, cyangwa se ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Rivuga ibyerekeye Kristo Yesu. Ntabwo ari ibindi ibyo ari byo byose, ntabwo ari imigani, ntabwo ari isezerano rya kera. Ni ijambo rivuga agakiza n'ubuzima twaboneye muri Kristo Yesu. Tugarutse rero, amatorero menshi cyangwa amadini menshi cyangwa abitirirwa Imana benshi muri iki gihe, niyo mpamvu yavuze ngo barindwi, abuzuye, abenshi bashoboka, baramwitirirwa, ariko ibibatunga ntibikomoka kuri bo. Reba neza ku butumwa bwiza bwa Kristo Yesu, ijambo ry'Imana urya rivugawe. Paulo yaravuze ngo ibya Kristo Yesu nibyo tubwiriza gusa. Niko yandikiye Abakorinto ibice 2. Ibya Kristo Yesu nibyo tubwiriza gusa, nta kindi tufite tuvuga uretse we. Petero waravuga ndetse na Paulo ngo dufite byinshi byo kumuvugaho, ndetse bimwe muri byo bigoye no gusobanura. Ariko nta wundi dukwiye kubwiriza, nta wundi dukwiye kuvuga uretse Kristo Yesu wabambwe, wapfuye akazuka, maze tukamuvuga uburyo atubera agakiza mu mwuka wacu, mu bugingo bwacu, ndetse n'imibiri yacu. Namwe mwitegereze murebe, harya uyu munsi ibyo twumva mu matorero yacu koko ni ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu? Dore igishukana rero, hari imvugo yadutse muri iki gihe mu by'ukuri itari muri Bibiliya, yitwa birakora. Iyi jambo ndaritinya. Burya ibikora ni byinshi, no mu bapfumu barakora, n'abaraguza barakora, n'abashika barakora, yewe n'abiga za filozofi n'indi myemerere birakora. Ntabwo birakora ariyo yerekana ko ijambo ry'Imana ari ukuri, cyangwa se ibyo wizera ari ukuri. Oya, ahubwo tureba ko ibyakozwe bifite imizi mu ijambo ry'Imana. Hari ijambo twaganiriye mu minsi yashize rivuga ngo ibimenyetso ni ukuri, ariko mu by'ukuri ubutumwa bwo ni ikinyoma. Muri iki gihe rero hari abantu benshi batubwira ngo igikuru nuko ibitangaza byabaye, ntidukuri bikiri ibitangaza. Yesu yaravuze muri Matayo 24:24 ngo Satani azakora ibitangaza byinshi by'ubuhendo ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Ntabwo ikitwereka ko intumwa za Kristo ari iz'ukuri, ari ibyo zikora ibitangaza cyangwa ibindi, cyangwa se ko bikora. Icyo tureba ni ubutumwa n'umwuka. Ubutumwa rero si ikindi, ni Kristo Yesu. Paulo yandikira Abaroma ibice 10 yaravuze ngo bakwizera bate batumvise iki se? Ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubutumwa bwiza rero nibwo buduhesha gusa kumenya ko tugihagaze neza mu murimo wa Kristo Yesu. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, wiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mwisajyampa ninyiragiza, aza mpamagara ngeze mw'ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, wiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mwisajyampa ninyiragiza, aza mpamagara ngeze mw'ijuru. Icya kabiri, imyambaro tuzayishakira. Imyambaro mwibuke icyo ari cyo. Umwambaro ushushanya, usobanura gukiranuka. Ugukiranuka bafite si kwa kundi twahawe nk'impano kubwo kwizera urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo, nkuko twabisobanuye mu nyigisho yitwa gukiranuka iri kuri YouTube channel. Uyirebe niba utarabashije kuyikurikira. Niyo nyigisho ya mbere twakoze, ugukiranuka kw'Imana. Paulo ahamya ko twakwakiriye nk'impano, naho abo ngabo ugukiranuka guhinduka imirimo. Nuko ibi bizagenda gutya. Ntabwo ari ugukiranuka duhabwa kubwo kwizera Kristo Yesu, ahubwo bihimbiye ukwabo. Rero ndakwinginze, niba uri umugeni wa Kristo Yesu, reba niba uhagaze neza mu byo wizera. Igikomeye kuruta ibindi mu kuba umugeni wa Kristo, iteka iyo Imana ivuze ku mugeni wa Kristo, yaba mu migani Yesu yaciye ndetse na Paulo, bakoresha ijambo rivuga ngo mube maso. Kuba maso baba batubwira kwirinda ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukuba maso kugira ngo tutagwa mu bishuko.
Bavandimwe, Satani akoresha ibishuko ngo atuyobye. Ntabwo azakubwira ko Yesu atapfuye ngo azuke, ahubwo uzabaho utizeye ukuri kw'ijambo rye. Usange wizeye ibindi, uhera ku itariki ya mbere ukagera ku itariki ya 30 wumva ibitari Yesu, ahubwo wumva ibisa n'ibya Yesu. Irinde rero, reba neza, ese niwe uvugwa, ese niwe ukugaburira, niwe biryo ubwe, kuko Yesu niwe mutsima. Niba atari ubwirizwa, niba atari uvugwa, witondera huri n'ibyo wumva. Niyo mpamvu mu butumwa bwiza bwa Luka 8:18 havuga ngo nuko mwirinde uko mwumva, mwirinde uko mwumva. Niba ari ikintu cyo kwitaho kuruta ibindi, reba neza ngo si ibyo numva, ibyo mpaza umutima, ibyo niringiye koko bishingiye kandi bifite imizi mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Benshi rero bazatungurwa, bari bazi ko ari abakobwa bategereje umukwe, nyamara mu mitima yabo ari abapfu. Kubera iki? Ntabwo umwuka uri muri bo ari umwuka wa Yesu. Ntabwo ubutumwa biringiye nubwo bizeye ari ubwa Kristo. Nibyo bumva ibintu byiza biryoheye amatwi kandi bisa n'iby'Imana, ariko ntabwo ari Yesu Kristo. Ibyo nawe arabifuhira. Icyambere afuhira, nagira nkumenyeshe ko ni ibya Mose, kuko Mose ntabwo ari we twiringiye. Njya nibuka inama yabereye i Yerusalemu ubwo intumwa za Kristo Yesu ndetse na Paulo na Barinaba bari baratumwe mu banyamahanga ngo bahuraga n'intumwa za Yesu Yerusalemu ngo kugira ngo barebe uko bakwiye kugenza abanyamahanga, ngo n'ubutumwa bakwiye kubabwiriza. Yakobo rero nkunda ijambo yavuze, aravuga ngo bavandimwe, twe gukomeza kubabwira ibya Mose, ngo kuko nubundi ibya Mose bibwirizwa mu masinagogi yose. Nta mpamvu, kuva kera kugeza iteka ibya Mose byahoze bibwirizwa kandi ntawe byahinduye, ahubwo tuvuga ubutumwa bwiza bushingiye kuri Kristo Yesu gusa. Imana ibaha umugisha. Reka ndekera aho ngaho, mbashimire ko twabanye muri iyi nyigisho. Ndizera ko hari icyo mwungutse kandi mwabashije kumenya gishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Aha niho kwirindwa bavandimwe, kuko nicyo kintera agahinda n'impungenge kuruta ibindi. Abantu benshi ntabwo bumva ubutumwa bwiza, ntabwo Yesu ari ubatungiye ubugingo, ntabwo wavutse ubwa kabiri atunzwe n'ijambo ry'Imana, ahubwo batunzwe n'ibisa n'ijambo ry'Imana. Nibyo bisomwa muri Bibiliya, ariko si Yesu uvugwa. Ariko Yesu siwe mutsima, Yesu siwe batungiye ubuzima. Bamukundishijwe n'ibyo abaha, bamushakishijwe n'ibyo atanga, iby'isi n'ibyo bamukeneyeho, ariko siwe. Nk'uko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 6 ubwo yamaraga kugaburira abantu 5,000 ngo bakamushakisha hirya no hino, hasi kubura hejuru, ngo amaze arababwira ati nababonye, ntabwo mwasobanukiwe n'ibitangaza nakoze, sibyo bituma mushaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mu gahaga. Bavandimwe, tuzabiganira tureba impamvu Imana ikora ibitangaza mu nyigisho yihariye. Ntabwo Yesu akora ibitangaza kugira ngo adutangaze, si umumagisiye Yesu, oya, ahubwo igitangaza cyose Yesu akora ni igisobanuro cy'ubuntu bwe kuri twe. Ni ukugira ngo imitima yacu ihumukire kumenya ubuntu yatugiriye n'uwo ari we muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yavuze igituma mushaka si uko mwasobanukiwe ibitangaza mwabonye nkora, umunyumve gusobanukirwa, kuko ubundi bitangaza byakagombye gusobanura uwo ari we. Ikimenyimenyi Petero wamusobanukiwe yaravuze ngo twakuvaho tukajya kuri nde, kuko muri wowe niho hari amagambo ahesha ubugingo. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu uri mu ijuru, ndagushimiye kubana natwe ukatugirira neza. Warakoze kubana natwe muri inyigisho itari ngufi twarimo tuganira kubo turibo watugize bo muri Kristo Yesu. Nguciriye bugufi, ngusabye imbabazi. Ndabizi neza ko hari aho tutahagaze neza twirebeye mu ijambo ryawe. Utubabarire aho tutakumviye ngo tube imbata nyazo zubaha umwami. Utubabarire aho twiyoboye tukigenga ntitwumvire umwami, tukumvira ibyo kamere yacu irarikira. Utubabarire mwami aho tutigeze tuba maso tukagwa mu bishuko, ntitwezwe ngo tube ko kumwari utunganye utegereje gushyingirwa umwami Yesu. Utubabarire aho twagusimbuje iby'isi, utubabarire aho twagusumbisha inda, utubabarire aho twitunze wowe tukakwitirirwa gusa. Utubabarire ndabigusabye, maze wongere uduhe kubakwa neza mu ijambo ry'Imana. Udukureho ikibi cyose, wongere ugarure imitima yacu mu gukunda no kwiyegurira umwami w'abami Yesu Kristo. Tugendane imitima itaducira urubanza, tubizi neza ko umwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana, ko duhagaze neza mu byo twizeye.
ndabizi ntabwo turi abakobwa b'abapfu, niyo mpamvu wadutumyeho aya magambo ngo twongere guhagarara tudatsinzwe, duhagaze neza mu byo twizeye. Reka umwuka wera, reka ubutumwa bwiza ube mu mitima yacu, twe guhindukirira undi mwuka, twe guhindukirira undi Yesu, ahubwo duhagarare neza mu butumwa bwiza. Urakoze, icyoro n'ikibi cyawe, natwe duhabwe amahoro n'umugisha, kuko byo ni ibyacu muri Kristo Yesu. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.